ngira ngo mwese abenshi tuzi uko isi yagiye iyoborwa n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ngira ngo habanje ubwami bwa Babuloni. Ubwami bwa Babuloni burahanguka busimburwa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi burahanguka buza gusimburwa n'ubwami bw'Abagiriki. Ubwami bw'Abagiriki buza guhanguka busimburwa n'ubwami bw'Abaroma. Ubwami bw'Abaroma buza gusimburwa nabwo bwaje guhanguka. Uyu munsi wa none nibwo hari gutegeka cyangwa se ubwami buriho buri kuyobora isi uyu munsi wa none ni ubwami bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo hari icyo Bibiliya ibivugaho, twagiye tubikora mu minsi yagiye itambuka, ndetse hari n'ibiganiro turimo turabategurira bivuga kuri ibyo bintu. Ugaterera umukobwa ivi na gato. Asking a young woman to marry you, you are actually kneeling to a power and principality that you do not know. Bibiliya iravuga ngo muzapfukamira Imana yonyine. The Bible says you will kneel down for God only. Ugaterera umukobwa ivi. None ugasanga wa mucakara ahaje ari umusore, ari insoresore, arahakuriye, ahakundaniye wenda n'indi ncakara n'undi mucakarakazi w'umukobwa, barashakanye barabyaranye, nabo bakazabyarira muri urwo rugo ari abacakara ba nyir'urugo, ba nyir'umuryango. None ukazasanga wewe haje umuntu yahaje ari umucakara n'umukobwa haza ari umucakara, barakomeza bakora akazi k'ubucakara, barahabyarira bakahagukira, ugasanga abacakara babiri bafite wenda nk'abana n'urugero 8. Nabo ubwo bakaba ari abacakara bo muri urwo rugo kuko nirwo bavukiyemo, ariho bakorera. Igihe rero cyaje kujya kigera, ba bana bavuka ku bacakara bakajya bisanga bakundanye n'iki n'abana baba nobles family bo muri iyo miryango baje gukoreramo ubucakara, bakisanga barakundanye, imiryango rimwe na rimwe ikabirwanya, ariko biza kugira ngo babona nta kundi kuntu bazajya babigenza, bahitamo kujya bagera gute babashyingiranye. Rero kugira ngo kukwibutsa yuko nubwo bagushyingiye umukobwa wabo, kukwibutsa yuko uri umucakara, mu bukwe, mu birori by'ubukwe warazaga ukajya imbere, wowe umusore yarazaga akajya imbere, hanyuma yamara kujya imbere agapfukama n'ivi rimwe, akandi kaboko kagafata ururabo, akaboko akagashinga ku ivi, kwa kundi n'ubundi ku kigirwamana cy'urukundo babikoraga, akagafataho ururabo, yarangiza hakaba hari amagambo runaka yagombaga kuvuga, akavuga ati ngewe kanaka ndahiriye imbere y'uyu muryango ba data na ba mama bakoreye ari abacakara, nkaba ngiye gushyingirwa umukobwa wabo, ndahiriye yuko nzamukunda, ndahiriye yuko nzamurwanirira, ngewe nzakora kubwe kugira ngo yishime abeho neza. Hanyuma rero mu bwami bw'Abagiriki, kuko ari bwo bwami bwayoboye icyambere igihe kinini cyane, kandi ni bumwe mu bwami bwabashije kuyobora isi yari itarabasivirize cyane, kuko uko bayoboye byatumye imihango ya gipagani ndetse n'ibintu byinshi cyane bakoraga, dore ko ubwami bw'Ubugiriki buri mu bwami bwayoboye isi, ariko mu by'ukuri butayobewe n'umwuka wera, ariko tubivuga butayobewe n'Imana, kubera yuko 100% rirenga, ndetse n'ushatse wavuga yuko ari percentage out of 100 bwayoborwa ni igihugu cyayoborwaga n'imigenzo ya gipagani nyine, kuko na Bibiliya iyo ugiye kubisoma irabikugaragariza. Hanyuma rero mwe muri iyo migenzo yakorwagamo, twari tumaze kubisobanura neza, mu bigendanye n'urukundo ni ibintu byinshi cyane byagiye byinjiramo uyu munsi wa none dukoresha, n'ibyagiye mu nsengero uyu munsi biba birimo birakoreshwamo byatagatifujwe, ariko ko abantu baba batabizi nyine akaba ari ibintu abantu bizereramo. Dr. Pastor Gitwaza rero yagaragaye arimo avuga ku bigendanye n'umuhango abasore ubu ngubu ugezweho mu munsi wa none, ngo umukobwa utamutereye ivi ewana ntabwo biragoye, ntabwo uba umukoreye ikintu cyadanje mu buzima. Kandi nyamara ahubwo buri ikintu cyahatari ni ukwemera kumugira umugore muzabana ubuzima bwose, cyangwa se muzabana akaramata. Ariko kubera yuko ikintu kigezwe uyu munsi wa none ari umuhango wo gutera ivi, benshi babikora batazi naho bituruka, nyine na ndimo ndabibasobanurira. Ikigirwamana rero ubusanzwe niho hantu hambere hagaragaye ku isi uwo muhango. Iyo cyo bajyaga kugisaba, ugize kugira icyo gisaba kubigendanye n'urukundo, wakigeraga imbere ugapfukama, kigirwamana cy'urukundo. Abantu babuze urukundo, cyangwa se abantu bakeneye gukundwa,
abantu bafite nyine nuko abantu bariho icyo gihe babyizeraga n'uyu munsi hari aho bikiri. Hari imigenzi imwe n'imwe rero bakoraga bagiye gusaba icyo kirwamana kugira ngo ingo zabo zizakomere, bazagira umugisha w'urubyaro, bazagira umugisha wo kurama mu rukundo, ibintu nk'ibyo. Umuhango cyangwa se umuco wo gupfukama ku basore bagiye guporopoza abakobwa ntabwo ari umuco wa kinyafurika, ndetse by'umwihariko si n'umuco wa kinyarwanda, si n'umuco nyarwanda, ntabwo ari ibintu ni ya mico cyangwa se ni za kiritire ziba ari intirano zaravuye hanze hirya ngiyo aho ibwota amasimbi, aho usanga dukunze kwirefera ku bintu byinshi. Nta muntu ukwiye gutererwa ivi cyangwa se ukwiye gupfukamirwa utari Imana nyir'ubwite, yuko Imana ari yonyine ikwiye gupfukamirwa. Bityo rero washingiye kuri ibyo akaba abona umusore cyangwa se umuhungu atagakwiye guterera ivi umukobwa ari gusaba yuko babana. Oh yes, reka tubasuhuze kandi dukomeze kubaha ikaze, mwe mukomeza kudukurikira, mwe mukomeza gukurikira inkuru ndetse n'ibiganiro bikomeza gutambuka ku butumwa. Twizeye yuko amahoro Nyagasani mu by'ukuri ariyo akomeje kubana namwe. Twagarutse mu nkuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye bikomeza gutambuka hano ku butumwa. Ni amakuru yakomeje kugenda avuga ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku bitangazamakuru bikomakomeye hirya no hino. Hanyuma ayo ngayo turayabakusanyiriza tukayuza, hanyuma tukabagezaho mu buryo busobanutse 5 kuri 5. Ahari hari inkuru ziba zagucitse, hari byinshi biba byagucitse kubera ko ntago wabera ku mbuga nkoranyambaga icyarimwe. Rero twakugira inama yo kujya ukurikira ubutumwa ni channel yanyu ibagezaho inkuru ziba zakomeje gucaracara hirya no hino ku bitangazamakuru bigiye bikomakomeye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Imwe mu nkuru zimaze iminsi zirimo ziracaracara, zirimo ziravugwa, ni inkuru y'umubwiriza umuvugabutumwa Dr Gitwaza. Ni Dr Pasteur Gitwaza Paul arimo avuga yigisha umunsi yigishaga avuga ku bigendanye no kurambagiza, uburyo abasore b'uyu munsi wa none barambagiza ndetse n'uburyo bashyingirwa, imihango ikorwa nyuma yo kwemera yo guhitamo uwo muzabana kuzageza igihe urugo rushinzwe, ndetse no na nyuma y'urugo n'ubuzima ingo zikunda kubamo nyuma yo gushaka cyangwa se nyuma yo gukora mariage. Imwe muri disikuru cyangwa se mu bibwirizwa byagaragaye uwo munsi byahitinze bikavugwa cyane, naho yabwiraga urubyiruko, abasore ndetse n'inkumi, yuko badakwiye abasore batari bakwiye guterera ivi abakobwa bagiye bemaze kwiyemeza ko bazabana, ndetse kandi ko buriya n'abakobwa nabo batari bakwiye kwemererwa gutererwa ivi mu gihe cya fiançailles, cyo ku umuhungu ari kugusaba, cyagiye umuhungu ari gusaba umukobwa ati wanyemerera ukazambera umugore, ukazambera umufasha. Buriya rero biriya bintu nk'uko yabivuze Bibiliya ntabwo buriya ibyemera. Bibiliya ivuga yuko cyangwa se ibivuga yeruye icyo yabivuzeho. Bibiliya nuko ivuga yuko umugabo nta muntu ukwiye gutererwa ivi cyangwa se ukwiye gupfukamirwa utari Imana nyir'ubwite, yuko Imana ari yonyine ikwiye gupfukamirwa. Bityo rero washingiye kuri ibyo akaba abona umusore cyangwa se umuhungu atagakwiye guterera ivi umukobwa ari gusaba yuko babana. Mu by'ukuri uyu muco wo gutera ivi ku basore baporopoza abakobwa ntabwo ari umuco nyarwanda, ndetse yemwe si n'umuco nyarwanda no muri Afurika. Umugabane wa Afurika ibi bintu ntabwo bihaba. Ntago uyu wigeze na rimwe uba umuco w'abatuye uyu mugabane wa Afurika. Ahubwo iyi ni imico yagiye ituruka, ibi bintu byagaragaye bwa mbere mu Bugiriki bwa kera, ahantu habaga imana bitaga Zeus, abayitaga Asterodonamus, Aphrodite, ikigirwamana cy'urukundo. Mu by'ukuri umuhango cyangwa se umuco wo gupfukama ku basore bagiye guporopoza abakobwa ntabwo ari umuco wa kinyafurika, ndetse by'umwihariko si n'umuco wa kinyarwanda, si n'umuco nyarwanda, ntabwo ari ibintu ni ya mico
cyangwa se n'iza kiritire ziba ari intirano zaravuye hanze hirya ngiyo aho ibwota amasimbi, aho usanga dukunze kwirefera ku bintu byinshi. Ariko buriya umuntu abanyafurika nyine niyo kolonisation tuvuga tukirimo, kolonisation ariko ishingiye kuri mayindi ndetse n'ibitekerezo, kwiha ngo turi gukopera ndetse no kwigana imico ituruka hakurya ngiyo, ariko rimwe na rimwe hakaba hari ibintu bijya biza bitare ngombwa yuko ibyo bintu tubyakira mu by'ukuri. Mu Bugiriki bwa kera niho originalite ya mbere y'ibi bintu yagaragaye. Ikigirwamana cy'urukundo cyitwaga Aphrodite, ngira ngo abantu bizi ibintu by'amateka murabizi, harimo izitwa za Zeus, harimo izitwa za Astridonamus n'ibindi. Habagamo n'ikigirwamana cyitwaga Aphrodite, cyabaga ari ikigirwamana cy'urukundo. Abantu babuze urukundo, cyangwa se abantu bakeneye gukundwa, abantu bafite nyine nuko abantu bariho icyo gihe babyizeraga, n'uyu munsi hari aho bikiri. Hari imigenzi imwe n'imwe rero bakoraga bagiye gusaba icyo kigirwamana kugira ngo ingo zabo zizakomere, bazagira umugisha w'urubyaro, bazagira umugisha wo kurama mu rukundo, ibintu nk'ibyo. Icyo kigirwamana rero ubusanzwe niho hantu hambere hagaragaye ku isi uwo muhango. Iyo cyo bajyaga kugisaba, ugize kugira icyo gisaba ku bigendanye n'urukundo, wakigeraga imbere ugapfukama, hanyuma wamara gupfukama ugashinga ivi rimwe, ugashinga akaboko ku rindi vi, ku kandi ku rindi vi risigaye, hanyuma ukabona ugatangira ngo mwese abenshi tuzi uko isi yagiye iyoborwa n'ibihugu bigiye bitandukanye. Ngira ngo habanje ubwami bwa Babuloni, ubwami bwa Babuloni burahanguka busimburwa n'ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi burahanguka buza gusimburwa n'ubwami bw'Abagiriki, ubwami bw'Abagiriki buza guhanguka busimburwa n'ubwami bw'Abaroma, ubwami bw'Abaroma buza gusimburwa nabwo bwaje guhanguka. Uyu munsi wa none nibwo hari gutegeka, cyangwa se ubwami buri kuyobora isi uyu munsi wa none ni ubwami bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo hari icyo Bibiliya ibivugaho, twagiye tubikora mu minsi yagiye itambuka, ndetse hari n'ibiganiro turimo turabategurira bivuga kuri ibyo bintu. Hanyuma rero mu bwami bw'Abagiriki, kuko aribwo bwami bwayoboye icyambere igihe kinini cyane, kandi ni bumwe mu bwami bwabashije kuyobora isi yari itarabasivirize cyane, kuko uko bayoboye byatumye imihango ya gipagani ndetse n'ibintu byinshi cyane bakoraga, dore ko ubwami bw'Ubugiriki buri mu bwami bwayoboye isi, ariko mu by'ukuri butayobewe n'umwuka wera, ariko tubivuga butayobewe n'Imana, kubera yuko 100% rirenga, ndetse ushatse wavuga yuko ari percentage out of 100 bwayoborwa. Ni igihugu cyayoborwaga n'imigenzo ya gipagani nyine, kuko na Bibiliya iyo ugiye kubisoma irabikugaragariza. Hanyuma rero mwe muri iyo migenzo yakorwagamo, twari tumaze kubisobanura neza, mu bigendanye n'urukundo ni ibintu byinshi cyane byagiye byinjiramo uyu munsi wa none dukoresha, n'ibyagiye mu nsengero uyu munsi biba birimo birakoreshwamo byatagatifujwe, ariko kubera ko abantu baba batabizi nyine akaba ari ibintu abantu bizereramo. Dr Pasteur Gitwaza rero yagaragaye arimo avuga ku bigendanye n'umuhango abasore ubu ngubu ugezweho mu munsi wa none, ngo umukobwa iyo utamutereye ivi ewana ntabwo biragoye, ntabwo uba umukoreye ikintu cyadanje mu buzima kandi nyamara ahubwo buri ikintu cyahatari ni ukwemera kumugira umugore muzabana ubuzima bwose, cyangwa se muzabana akaramata. Ariko kubera yuko ikintu kigezwe uyu munsi wa none ari umuhango wo gutera ivi, benshi babikora batazi naho bituruka. Nyine nari ndimo ndabibasobanurira ibyo bintu byagaragaye bwa mbere na mbere cyerekeranye no gutera ivi mu kigirwamana bitaga Aphrodite. Cyari ikigirwamana, ni ikigirwamana cyo mu Bugiriki, cyari ikigirwamana cy'urukundo. Umuntu wese wakeneraga ibintu bigendanye n'urukundo yaragisangaga, akagira hari imigenzo yakurikizaga kugira ngo ugire icyo gisaba, n'ibitambo wagihaga. Ibyo ngibyo ngira ngo ababikoramo ubushakashatsi cyangwa se babibona. Nyuma yaho nanone tukiri mu Bugiriki, nyuma y'igihe runaka haje kuvuka ibindi bintu byari bigezweho icyo gihe. Haza kugaragara kubera ko
haza kugaragara ko hagiye hagaragaraho ibintu bigendanye no gushyingirwa, aho ikibazo rero cyaje kongera kugaragara turimo turavuga amateka agendanye no gutera ivi icyo gusa. Haje kongera hagaragara rero nyuma biza kugaragara yuko bamwe mu bagirikikazi, abakobwa b'abagiriki bavaga mu miryango y'abakire nobles family, bagize gutya bakajya bashyingiranwa n'inkone, cyangwa inkone, ubwo simbivuze nabi, bashyingiranwaga n'abantu bitwaga ko ari abacakara. Hari ukuntu habagaho ibintu ugasanga baguze umukozi wo mu rugo, cyangwa se babita ubundi izina ryiza ubundi babitaga abacakara. Ni ukuntu bagendaga bakagura umuntu bakaza bakamugira umukozi wo mu rugo, akaba uzajya umenya imirimo yo mu rugo, ubwo nyine nibo witaga abacakara. None ugasanga wa mucakara ahaje ari umusore, ari insoresore, arahakuriye, ahakundaniye wenda n'indi ncakara n'undi mucakarakazi w'umukobwa, barashakanye, barabyaranye, nabo bakazabyarira muri urwo rugo ari abacakara ba nyir'urugo, ba nyir'umuryango. None ukazasanga wewe haje umuntu yahaje ari umucakara, n'umukobwa haza ari umucakara, barakomeza bakora akazi k'ubucakara, barahabyarira, bakahagukira, ugasanga abacakara babiri bafite wenda nk'abana n'urugero 8, nabo ubwo bakaba ari abacakara bo muri urwo rugo kuko nirwo bavukiyemo, ariho bakorera. Igihe rero cyaje kujya kigera, ba bana bavuka ku bacakara bakajya bisanga bakundanye n'abana b'aba nobles family bo muri iyo miryango baje gukoreramo ubucakara, bakisanga barakundanye, imiryango rimwe na rimwe ikabirwanya, ariko biza kugera ngo babona nta kundi kuntu bazajya babigenza, bahitamo kujya bagera gute babashyingiranye. Rero kugira ngo kukwibutsa yuko nubwo bagushyingiye umukobwa wabo, kukwibutsa yuko uri umucakara, mu bukwe, mu birori by'ubukwe, warazaga ukajya imbere, wowe umusore yarazaga akajya imbere, hanyuma yamara kujya imbere agapfukama n'ivi rimwe, akandi kaboko kagafata ururabo, akaboko akagashinga ku ivi, kwa kundi n'ubundi ku kigirwamana cy'urukundo babikoraga, akagafataho ururabo, yarangiza hakaba hari amagambo runaka yagombaga kuvuga, akavuga ati ngewe kanaka ndahiriye imbere y'uyu muryango ba data na ba mama bakoreye ari abacakara, nkaba ngiye gushyingirwa umukobwa wabo, ndahiriye yuko nzamukunda, ndahiriye yuko nzamurwanirira, ngewe nzakora kubwe kugira ngo yishime abeho neza. Yarangiza akavuga ayo magambo, yarangiza akarenzaho ijambo ati uremera kunshyingirwa. Ibyo bintu mugende mu bisome, mu bisacinge, mu bishake, muzabibona. Ni zimwe mu ndahiro zikomeye zibaho, niyo watse Google ukayaka indahiro zikomeye zigeze zibaho, iyo ndahiro nayizamo. Indahiro umucakara, umuhungu w'umucakara yarahiraga, akayirahirira imbere y'umuryango ugiye kumushyingira umukobwa, ariko uwo muhungu akaba yari umucakara agiye gushyingirwa umukobwa waturukaga mu miryango ya cyami cyangwa se imiryango y'abanobozi. Ibyo bintu byagiye bibaho. Hanyuma izimwe mu ndahiro barahiraga, ibyo bintu niho hantu ha kabiri byongeye kugaragara byo gutera ivi. Umuhungu yagombaga kubikora, ibyo bintu akabikora yateye ivi rimwe, agashinga ivi rimwe hasi, hanyuma agashinga inkokora nanone kurindi ivi. Nka kuri ubibona nyine uyu munsi wa none bikorwa nuko byagendaga icyo gihe. Aho niho hantu ha kabiri ibyo bintu byongeye kugaragara. Handi hantu ha gatatu ibyo bintu byongeye kugaragara, n'ubundi ni mu Bugiriki no mu Burayi, mu gihe cy'intambara, mu ntambara z'isi zagiye zibaho, bamwe mu basirikare babaga baravuye n'ubundi mu miryango y'ubucakara ya gicakara, bakagira umugisha bakinjira bakoherezwa mu gisirikare. Izo ni indahiro none z'umwihariko barahiraga, barimo kurahirira ba genero babo, abasirikare bari kurahirira igihugu, bafashe ku idarapo n'iki, barahiraga nanone bashinze ivi hasi ndetse bashinze n'inkota. Nanone bakarahira yuko bakongera kwiyibutsa ko nubwo baturuka mu miryango ya gicakara, ariko biyemeje kurwanirira igihugu ndetse no kugikorera. Izo nazo ni zimwe mu ndahiro zagiye zigaragara. Ibyo bintu rero muri make bitatu nibyo nabashiye gukusanya, ndabona ibyo bintu nibyo byaje kuza, biraza birakurikizwa, birakurikirana,
biza kwinjizwa mu mihango i Burayi vuba ahangaha cyane, niho byaje bituruka. Abanyafurika baje babikopera i Burayi babona ari utuntu twiza twa danje, ariko bo baba bazi ibyo barimo barakora. Gitwaza rero kuvuga yuko ari ibintu byaturukaga mu migenzo ya gipagani, ndetse bitagakwiye gukorwa by'umwihariko none n'aba bantu biyita ngo ni abantu bahagarariye Imana ku isi, ngo ni abakristo. Mu by'ukuri 100% ni ibintu bituruka mu mihango ya gipagani, nk'uko yabivuze rwose. Ibyo nanjye turabyemeranya. Akandi kantu yongeyeho ko kuvuga yuko ari umuntu atagakwiye mu by'ukuri gupfukamira undi muntu mugenzi we, icyo kintu muri Bibiliya kiranditse. Icyo kintu muri Bibiliya nacyo kikaba kibasha kuba cyanditse mu by'ukuri. Ariko abantu ntabwo nyine tubyitaho, twe tubona ibintu byacitse, ibintu nibigezweho, ibintu nibisirimu. Ariko iyo ukurikiranye ibyo bigirwamana ukuntu byakurikiranaga abantu, iyo ukurikiranye umusore washyingirwaga cyangwa se warongoraga umukobwa wo mu banobozi, ubwo ni mu miryango ya gikire, muri biriya bihebwo ni mu Burayi, mu Bugiriki no muri Aziya, byo bintu hose byarakwirakwiriye. Ukuntu nyuma babagaho, iyo yarengaga kuri iryo sezerano akaramuka aciye inyuma umugore we, akaramuka atujuje inshingano ze, cyangwa se wenda bakamusuzugura muri uwo muryango, bigatuma wenda yakwivumbura ukuntu yagenzerezwaga. Uyu munsi wa none nyine bikwereka yuko abasore barimo barashyingira, hari ikintu Gitwaza yakomojeho aravuga ngo ingo nyinshi zirimo zirakora divorce, ingo zirimo ziratandukana. Most of them, inyinshi muri zo ziba zarateraniye ayo mavi. Kubera iki? Ngo ni ukubera yuko ntabwo ziba zihisemo kutazayoborwa na Kristo, cyangwa se urugo rwabo baba bahisemo ko rutazayoborwa n'Imana ubwayo, ahubwo ruzayoborwa n'ibyo nyine n'ikidayimoni cyari gikurikiranye n'icyo kigirwamana. Ntabwo biriya bintu buriya yabivuze apfuye kubifomboza gusa, kubera yuko hari imyuka mibi yakurikiraga izo ndahiro, yakurikiranaga kujya gushengerera ibyo bigirwamana. Nyine ibyintu wasabye kugira ngo bihabwe, icyo gihe nabo barabihabwaga. Ntabwo mwasomye muri Samweli ko umwami Sawuli yategereje kugira ngo sikuyeho amavuta yabona bitinze akajya gushaka hanashika? Ntabwo si ibintu yakoze. Iyo usomye muri Bibiliya ubona ko bitakunze. Mu by'ukuri iyo uhamagaye abadayimoni, iyo uhamagaye imyuka mibi iraza. Uyu munsi wa none rero abakobwa, abagore, abasore benshi barimo barakora ibyo bintu, ariko mu buryo ibyo bigirwamana ahubwo bakabikangura. Ni ibidayimoni biba byarasinziriye, imyuka mibi iba yarasinziriye imeze nkaho yabaye dormant, ariko iyo bayihamagaye rwose iraza pe. Ngewe nemeranya na Gitwaza 100% ko ibyo bintu bitari bikwiye. Twari dukwiye kugumana umuco wacu, umuco wa Kinyarwanda. Buriya umuco wa Kinyarwanda ku bantu batawuzi, ku bigendanye no gusaba ndetse no gushyingirwa umukobwa, mu muco wa Kinyarwanda ubundi imiryango niyo yashyingiranaga. Ntabwo umuhungu ntabwo ari we wajyaga kubwira umukobwa ngo will you marry me. Ahubwo umuryango w'iwanyu waragenda ukabwira umukobwa ati muzadushyingira umukobwa wanyu. Wowe hari n'igihe waba gutabizi cyangwa se barabikuganirijeho, umuntu ukazajya kumva imihango yageze kure rwose, irimo irarimbanyira yenda kurangira. Wenda umuco urakura, ibyo turabyemera, nanjye ndabyemera ko umuco ukura. Ariko se umuco gukura bitandukanye no gutira. Gukura mvuga niba umuco wa Kinyarwanda icyo gihe umuhungu yarabwiraga se ariko rero data ndakuze, ndumva nkeneye umuntu tubana, ndumva nshaka ko wamfasha gushinga urugo. Hanyuma umusaza akagenda akareba mu bo basangira agacupa, akareba mu bo basabana, mu bo bahanye ibiseke mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, akakurambagiriza y'umukobwa. Ukuntu umuco wagakwiye gukura byagakwiye kuva kuri urwo rwego, wenda ukaba wajya kwirambagiriza sava, aho ndabyemera ko ari umuco ubukuzi. Ariko kujya gutira umuco w'ahandi ukawuzana mu gihugu, ukawusimbuza uwo wakoraga, ntabwo icyo gihe umuco ubukuzi, ahubwo wawe ubuzimye. Umuco ubuzimye.
abahungu ntabwo bari bakwiye guterera amavi abasore. Abahungu ntabwo bari bakwiye guterera ivi abakobwa. Ariko kandi n'abakobwa namwe kuba batagutereye ivi wibifata nkaho umuhungu atagukunda, cyangwa se kuba umuhungu yaguporopoza yuko azaguterera ivi uko waramaze kumenya wari ufite babiri, dore ko musigaye mubatendeka, uko waramaze kumenya yuko kanaka we atashaka kuzariguterera, ngo bibe byatuma ari impamvu zituma umwanga. Ko gutera ivi ntabwo ari byo byubaka urugo. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, gutera ivi ampare yo kuba ari imico y'imitirano yinjiye mu muco ikaganza, ndetse n'umuco original w'igihugu w'Abanyarwanda n'igihugu muri rusange, ndetse na Afurika nabyo tujye tubyongeraho, kuko ntabwo ari mu Rwanda bino bintu babikora gusa. Uganda barayatera, Burundi barayatera, Tanzania nibyo gusa, Kenya nibyo byibereyeyo, hirya no hino muri South Africa, isi yose Afurika. Ibyo bintu niho bigezwe, nibyo bintu bigezweho. Ariko se bino bintu mujye mubanza mutekereze bino bintu byaturutse. Nubwo kanaka yabikoze nkona ni byiza, ngiye ngiye kubikora, ubundi bino bintu originality yabyo iva hehe? Ndetse ikindi kimenyetso kibyerekana nuko wa mugani ingo nyinshi zibikora zarateye amavi, ingwi nyinshi ziba n'ubundi harimo ziba ngo zitandukanye zitari zanabana, nkuko dukomeza kugenda tubikurikirana hirya no hino. Ese koko umuco cyangwa se umuhango wo gutera ivi k'umusore ariterera umukobwa ukwiye gukomeza? Ibi bintu ku mbuga nkoranyambaga byateje uruntu, bamwe baravuga bati mureke abasore binezeze mureke abakobwa baterwa amavi, ati kubera yuko abahungu baba bamaze igihe, abakobwa bamaze igihe baragumiwe, barabuze abahungu babakunda, ndetse n'abakobwa nabo nuko n'abahungu nuko. Rero birakwiye yuko mureka abasore n'abakobwa bakishimisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko none tugakomeza kwibaza tuti ko atari umuco nyarwanda, yemwe ko atari n'umuco nyafurika, ibi bintu byaturutse? Ese ibintu iyo byakorwaga byabaga bigamije iki? Muri make njyewe numva kubera yuko muri kino gihe dufite icyo bita ngo ni freedom of speech, abantu bafite ukwisanzura ndetse no kwishyura ukizana ko gukora ikuntu bashatse. Umuhungu ashatse uyu munsi wa none yagenda akareba uko mu muco wa wenda n'urugero mu muco wa Gipakistani, reka muri wo mvuga, barambagiza gute, akaza akabikora, nta wamutera ibuye. Ariko mu buryo bwiza bwo gusigasira umuco ndetse no kubungabunga umuco w'igihugu, hagakwiye kujyaho inzego, sorry to say this, niko ngiye mbyumva, inzego zikwiye kubungabunga umuco kugira ngo umuco udacika. Hato ibintu by'umuco bitazasigara, by'umuco kavukire bitazasigara ibintu byanditse mu bitabo, ariko ari ibintu bitagikorwa, byarataye agaciro, byaravuye kuri pose. Gutera ivi ni umuco waturutse mu Banyaburayi, ariko nanone ntabwo ari umuco wakwiye kuganza imico ya Kinyafurika. Njyewe nuko mbyumva. Ariko nanone ku rundi ruhande, umutimanama w'umuntu, icyo umutimanama ukugiriyemo inama ari cyo uzajya ukora. Reka nkomeze kubifuriza kugubwa neza, ariko kandi nkomeza kunababwira ngo mukomeze kugira impera z'icyumweru cyiza, amahoro Nyagasani ariyo akomeza kubana namwe.